Niba warigeze ubaza siri inzira cyangwa ureka Netflix ikugurira filime ureba, wamaze guhura na AI. Artificial Intelligence cyangwa AI ni ubwonko buri inyuma y'ibikoresho ukunda. Ifasha telefoni yawe kumenya icyo ushaka kwandika. Ifasha smart assistant yawe gucuranga indirimbo ukunda. Ndetse inafasha imodoka yawe kwiparika. Tekereza AI nk'umunyeshuri wihuta cyane. Ifata amakuru menshi cyane, ishaka aho asa, hanyuma igafata ibyemezo bishingiye ku byo yize. Iyo wandika ikintu ushaka kuri Google, AI niyo iguha ibisubizo bijyanye nabyo, kandi si kuri telefoni cyangwa mudasobwa yawe gusa. AI irimo gufasha abaganga kuvura indwara, abahinzi guhinga ibiryo byinshi, n'abahanga mu by'isanzure kuvumbura ibintu bishya. Rero, ubutaha nusaba Alexa ikirere, ibuka ko hari isi yose ya AI ikora inyuma y'ibyo ubona kugira ngo ubuzima buroshe kandi burusheho kuba bwiza. Biza cyane sibyo? AI si inkuru mpimbano, iri hano. Ituma ubuzima bwo buri munsi burushaho kuba bwiza. AI Artificial Intelligence isobanura ubwenge bw'ubukorano. Ni ikoranabuhanga rifasha mudasobwa, porogaramu cyangwa imashini kugira ubushobozi bwo gukora ibintu bisanzwe bikorwa n'abantu bifashishije ubwenge, nko kumva no gusubiza ibibazo nka ChatGPT, kumenya amasura conjugation, gufata ibyemezo, kwigira ku makuru mechanic learning, gutunganya amajwi n'amashusho, kwigana imyitwarire y'abantu robot nka Sophia. AI ikoreshwa mu bintu byinshi nk'ubuvuzi, ubwikorezi, uburezi, ubucuruzi n'ibindi. Reka turebere hamwe uko AI ishobora kuba ikora cyangwa isobanuro birambuye. Icya mbere, ubusobanuro rusange. AI Artificial Intelligence ni AI ni ubushobozi bwa mudasobwa cyangwa se mashini bwo gukora ibikorwa bisanzwe bisaba ubwenge bw'umuntu. Aha twavuga ko gufata ibyemezo, kwigira ku makuru, kwiga binyuze mu makosa cyangwa ibigeragezo, kumva ururimi no kuvuga no kumva, gusesengura amafoto cyangwa amashusho, kugira imyitwarire imeze nk'iy'umuntu robot. Kabiri, amakosa y'ubwenge y'ubukorano. AI igabanyijemo amoko atatu manini. Irya mbere, Rayo AI, ubwenge bupimye cyangwa butoya. Ni AI ishobora gusa gukora akazi kamwe, gutahura amasura cyangwa gusoma amajwi na Siri cyangwa Google Assistant. Cya kabiri, General AI, ubwenge rusange. Ni ubwenge bushobora gukora ibintu byinshi bitandukanye nk'uko umuntu abikora. Ubu ntiburageraho neza, ariko nicyo kirimo kwifuzwa mu bushakashatsi. Ni icya gatatu, yitwa Super AI, ubwenge buhanitse kurusha ubw'abantu. Ni ubwenge bw'ubukorano bwashobora kurenza ubw'umuntu mu buryo bwose. Ubwenge bufata ibyemezo, kumenya ibintu. Ibi ni biri mu nzozi ariko ntibiragerwaho. Tugere ku cya gatatu, uko AI ikora. AI ikoreshwa uburyo bwitwa machine learning, kwigira ku makuru. Muri make, icya mbere, iyiha amakuru menshi nk'amafoto y'imbwa n'injangwe. Icya kabiri, ikiga ku byo ibona ikamenya itandukaniro. Icya gatatu, ikanamenya kwibeshya no kwikosora. Icya kane, ikanamenya gufata ibyemezo mu gihe gito. Hari n'ubundi buryo nka deep learning, kwiga binyuze mu mikorere imeze nk'iy'ubwonko bw'umuntu. Rayo network, Rayo language processing (RP), gusesengura ururimi kavukire, nibwo buryo ChatGPT ikoresha. Icya kane, aho ikoreshwa. AI ikoreshwa henshi mu buvuzi, kumenya indwara hakoreshejwe scan, mu bucuruzi, gusesengura ibyo abakiriya bashaka, mu modoka, gutwara imodoka zidafite umushoferi nka Tesla, mu buhinzi, gukurikirana ibimera
hakoreshejwe drone. Mu burezi guhindura uburyo abarimu bigisha. Ku cya gatanu, inyungu n'imbogamizi. Inyungu: gutunganya ibintu vuba, kugabanya amakosa, kunoza serivisi. Imbogamizi: gushobora gutakaza akazi ka bamwe, gukoresha nabi ikoranabuhanga n'intwaro z'ubwenge, gushyira amakuru y'abantu mu kaga, privacy. Guys, reba ko wakanze like, subscribe kuri YouTube channel yanyu, ubundi tujye tubaha ibyo dukeneye akarusho kuri AI tubirimo neza cyane. Ibi ni ibisobanuro rusange bya AI, uburyo AI ikora, uburyo abantu tuyikoresha, uburyo isi yuzuyemo ubwenge buhangano. Duhure muri ibi video kugira ngo tumenye ukuntu turushaho tumenye AI uburyo ikora.